God have mercy upon us. Papa, amazi araryoshye ngo nukujya koga ngwino. ahubwo se Turi ku mazi ku Kivu. Ngwino tujya koga. ariko kibuta kubera kunyoshya nta muntu ubajije. Ngana nawe baramwosha. Wigeze umbaza mbere yuko unyoshya gutya? Aya sha. Ese kukubwira ngo ujye koga wigirire isuku nukukosha. Akusha wajya ureka kunyosha mwa. Ubwo uri kubona kino kivo cyose reba ukuntu kinga urusizemo inguru kubona wayibona. None ngo nije urajya muri. None ngiye ko mvuyemo. Kandi papa nawe mwambona kugeraga umwanda no kunyosha sha. Reba umvanye mu bukonje bwose urabyutse ijoro ngo tujye muri siporo. None batangiye ngo nije no kujya mu mazi njye kwikonje. Siporo ukumva zimeze gute? Nushaka ko mbinduka barafu. Akasha. Ahamba nagura umunyamwanda nubwo ari papa pe. Uzi ukuntu buri kunuka ariko. Bivaye tujye koga. Aya. Bajya koga rahita uhinduka urudana. Ngwino tujye koga wana amazi arashyushye nakazi yaza. Ngira uko navuyemo. Uko navuyemo. Ndeba ukuntu umeze ndi urudana. Nawe tugenda ujye koga rahita uhinduka urudana. Ayada, bazi kuvuga igiswahili nakazi yaza. Yari amazi nakazi yaza. Reba amazi yangana gutyo ukuntu amezi Asaze se nini. Hakandi ngutogosereza gake ntago ka. Shatse kuvuga ko yashyushye rero. Arashyushye. Arashyushye. Ariko kwibuta agereka kubeshya. Aya mazi yose ubwo yabonye umuriro uyashyushye. Ngiye urukubona ndi gutikira se kandi sinyavuyemo akureba ukuntu ndurudana. None tujya kwagura cyane. Ningaramo gakonja. Gira mu gakonja si kandi shyushye. Amara kibuta ngubwira. None usirogana niyo myenda genda ukuremo iyo myenda. Reka manze numve. Umva iki se kandi tujye guhita twitereramo. No. Genda ukuremo iyo myenda. Ari mbona kayigiraga umusaza. Aya mazi ko karashyushye. Kambaye ingadato mbese shuramye. Nakaboko kari kwibira. Arashize none. Aya niyo mazi wambwiye ngo yarashyushye. Turi kumva atarakazi yazo. Aya. Aha ngaha uranyoheje kabisa. Reka da. Ubwo rero bwawe Aya. mama urukunuka. Reka. Ndogera mu ndobo nishaka itoboke. Ubwo rero bwawe ariko umenze utarabujyamo muri kunuka gusa.